intumwa y'Imana ikatubuza kutuka inkoko. Reba inkoko, inkoko ni ikintu gitandukanye n'umuntu nubwo nacyo ari ikiremwa cy'Imana, ariko ikavuga iti ntimugatuke inkoko isake. Muri make ubwo ni inkoko zose, ariko isake iratubyutsa tugasare. Icyo ni igikorwa gikomeye cyane. Hanyuma wowe noneho ukarenga ugatuka ikiremwa cyayo muntu. Idini ntabwo ari iry'umuntu ku giti cye, idini mwarigize nk'aho ari iryanyu ku buryo usohoramo umuntu uko ubyumva ukanamukuramo uko ubyumva. No. Nubwo mwaba muri abamenyi bingana gute, ntabwo idini nta nyiraryo rigira. Idini ni iry'Imana, kandi Imana yacu ni nyirimpuhwe, nyirimbabazi. Mwiza mu bantu n'ufite icyo amariye abandi. Umwiza mu bantu ntabwo ari usenya abandi. Mwiza mu bantu ntabwo ari ufata mugenzi we yaguye ngo aho kugira ngo amwegura mubyutse narangiza ahubwo amucisha imodoka hejuru. Mwiza mu bantu n'ufite ururimi rwiza n'ubwira abantu bagasobanukirwa. Uri kumva? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumeze neza abavandimwe? Natwe turakomeye. Twongeye kubaha ikaze kuri Salam Mutoni Show. Uyu munsi nje hano nicaye ndi njyenyine, noneho nta wundi muntu turi kumwe. Hari ikiganiro nashakaga gukora ariko nkagikora ndi njyenyine kuko uyu munsi nje ndi seriye cyane, ndi seriyeze cyane. Hari nagiye nkora dukora ibiganiro byagiye bitambuka. Nari ndimo mbabwira hari ibiganiro twagiye dukora mbere byatambutse. Nagiye mfata amakanya ndagenda ndeba ama comments z'abantu ndazisoma, mbona nyine bimwe na bimwe ibintu bashakaga kugarukaho. Ndangije mfata akanya kanjye ndatekereza, ndavuga nti bano bantu hari uburyo nakwegeranya ibintu runaka nkicara nkabivuga. Nukuvuga ngo hari ibintu bitarenze ngira ngo point nka 11 cyangwa 10 nshaka ko izi saha tuganiraho. Nk'ibisanzwe hamicaye nk'umusiramukazi, ariko nanone uri buvuge ko ntazi ibintu birenze. Ntago ndi umumenyi w'idini cyane, ariko hari bike nzi kandi insha Allah n'ibindi bizaza. Ibintu ndi buvugeho, hari abantu bagiye bazana muri comment. Hari ikiganiro twakoze ngira ngo ngewe n'umuvandimwe Farida, abantu baravuga bati Sara ukeneye kwicara ukiga, ukeneye gusobanukirwa, ukeneye kumenya idini cyane kuko nta dini uzi. Hariho n'uwanditse aravuga ati ni ukubabona hariya muri ziriya jiribabe zabo, ariko ziriya jiribabe nizo bambaye gusa nta kindi bari cyo usibye kubabona muri jiribabe. Ngewe nk'ubu ngubu nagira ngo musubizeho byihuse tutari twajya mu byinshi. Jiribabe ni umwambaro umpesheje agaciro, ni umwambaro ndi proud, ni umwambaro nambara nkumva ko nambaye kandi nkumva ko mberewe. Uwo bibangamiye ajya reka kubireba, namusaba ko yajya reka kubireba. Igihe cyose intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha, yatubwiye ko nitubura amagambo meza tuvuga mu kanwa kacu, icyiza twaceceka. Niwumva nta jambo ryiza ufite ryo kubwira mugenzi wawe, icyiza uzaceceke, nibyo byaba byiza kurusha. Aho kugira ngo uze umbwire ngo ni jiribabe barabambaye, nabinjiye dini ni jiribabe zibagize gusa. Wakabaye ubabazwa n'umuntu utiyinjiye dini izo saha iyo jiribabe utayambaye cyangwa se utayikozwa. Reka ibyo tubiveho. Ni ukuvuga ngo ikintu n'ubushize navugagaho nshaka kugarukaho ni intambara ziri hano kuri social media. Ni intambara ziri kuri social media, intambara z'abazi dini cyane, n'intambara z'abatarizi cyane, n'intambara z'abarizimo gake. Hari ingero zigiye zitandukanye. Hari umuntu uzi dini cyane waryize, akaba ari ryo somo afata akavuga ati jye nizi dini cyane. Hariho n'undi uvuga uti nanjye nigishijwe n'uwo waryize. Hariho n'undi ugenda abifata hirya no hino, mu by'ukuri atarigeze yicara mu ishuri ngo yige.
ibyo byose kandi abo bose bagomba kuba ari abasilamu. Nta n'ikintu wakora kugira ngo bahindure kuba ari abasilamu usibye gusaba Nyagasani, ubwo ubwo bumenyi tukabubona. Noneho ikintu nabonye hano kuri social media, cyangwa se dawa ya hano kuri social media, ni dawa ikorwa neza pe, nta kibazo kirimo, ariko ngira ngo icyo kintu nkivugeho, ntago igitekerezo cyanjye sinje kwemeza ngo nicyo kuri 100%, ariko giye kabone nubwo unshinza ko ntizi dini, ngende mukuru mfite imyaka y'ubukure nzi kumenya ngo iki kintu ni cyiza cyangwa se si cyiza. Ikintu nje kuvuga kuri dawa kuri social media ni dawa ikorwa n'umuntu ku giti cye kandi n'inyungu ze. Ni dawa ikorwa ariko ku nyungu z'umuntu ku giti cye. Yes, abantu bakabona ubutumwa nibyo, ariko ukabikora ubizi neza ko ku kwezi uzabona amafaranga. Ukabikora ubizi neza, ukabwira abantu ibyo bagomba gukora, ukigisha abantu, ugahugura abantu, tukagenda twibukiranya, ariko ubizi neza ko ukwezi nigushira ugomba kubona amafaranga kubwo kwicara kuri iyo kamera yawe. Ni ukuvuga ngo abantu bakora umuntu ufite umuyoboro cyangwa se ufite YouTube channel, byakugora cyane kuza kumbwira yuko utari gukorera amafaranga hano kuri YouTube. Byakugora cyane. Ubwo ibyo byose twagiye tubihera ku bantu bari kuvuga bati nta, ariko uburyo muvuga mu buryo mudasobanukiwe, mutazi. Impamvu rero nge nashatse kubivugaho ni ukugira ngo ibintu bibe clear. Ibintu bibe clear, tuvuge tuti hano ku muyoboro wa YouTube turi gukorera amafaranga. Wiyigishe ariko ubizi neza kuri gukorera amafaranga. Ntibigire aho biza kubangama ngo uvuge ngo usa nkaho wagira ngo uri mu musigi turi kwigisha. Oya, yego uri kwigisha ariko ku nyungu zawe ku giti cyawe, bidafite aho bihuriye n'inyungu z'abasilamu benshi. Nta nyungu z'abasilamu benshi zirimo ahanga. None impamvu ufite aka gatabo muri kureba imbere yanjye, ni utuntu nagiye nandika kugira ngo ejo ntazicara hano umuntu ashobora kwibagirwa ndi umuntu, urumva, ugasanga ibyo natekereje cyangwa se ibyo nateganyije kuvuga simbivuze. Noneho nyuma y'icyo ngicyo hariho kuba hano abasilamu benshi, ntabwo ari bose, abenshi turaho, yego tutarize idini, nta dini tuzi, ariko nanone nta n'ubumenyi bw'ishuri busanzwe bw'iyi si tuzi. Nkaba nicaye hano nta dini nzi, ariko n'ubumenyi bw'ishuri ubwabyo kwiga bisanzwe ntabyo nzi. Urumva? Aho noneho akaba ariho bihera umuntu avuga ati njye ninumva ikosa, ninumva sarakoze ikosa, nta kindi kintu ndi bukore, sinago nagenda ngo mukosore, ejo atazavuga ngo ni njye wamuvuze, ejo atazavuga ngo ni njye wahagurukije bino bintu. Ku bw'ibyo rero reka niyicarire, niturize, njye nzajya mbyumva, nicecekere. Ibyo ngibyo nibyo biri hano kuri izi social media, nizo biri kuri ino dawa yo kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo umuntu aravuga ikintu ariko biragoye kubona mugenzi we ko yaza ngo amuvuguruze cyangwa se avuga ati ahantu warengereye, kubera ko ari kwanga ko bimuturukaho, ari kwanga ko ibyo bintu bimubarwaho. Noneho yarangiza akavuga toke nka wa muntu ati reka tubisokoze uko byogoshe, ntago bindeba. Umuntu uramuhamagara ati ese twaganira, ati ehe, ariko ntumbaze ku kintu kijyanye n'umushehe, ntukimbazeho. Impamvu suko ayobewe yuko hari ibyo namubaza nawe ubwe bikamunanira gusubiza, ariko ari kwanga ko byamuturukaho bikamubarwaho. Icyo kintu nicyo kigoranye cyane. Noneho kandi kugira ngo umenye ko umuntu aba ari mugari, ntago ashobora kuza kukubwira ati urumva rero Sara, hari ibintu turi gukora bitari byiza, hari ibintu turi kumva bitari byiza, reka tukugire inama, ibi bintu bireke, reka tukubwire duti ahangaha warengereye. Ibyo bintu muzi impamvu bitagishoboka.
muzi impamvu bitagishoboka nuko nuza kumpana ngo narengereye ntabwo uri bwinjize, biragusaba kuri bugenda ukampanira imbere ya kamera, ukagenda ukabwira abantu uti ebana Sara yavuze amagambo atari meza, yakoze ibintu bitari byiza, ibyo navugiye ahantu hiherereye ugakora iki, ukabishyira hanze, cyangwa se niba nanabivuze bigatambuka ukabishyira hanze. Ariko papasi ni iyihe? Impamvu uri kubishyira hanze ni iyihe? Ni uko ukeneye kwinjiza, ni uko ukeneye amafaranga, nta kindi. Impamvu ubona abantu bari kwicuza cyangwa se tawuba ziri gukorwa zikaza kuri social media ni inyungu. Ni umuntu ukeneye kugira ngo iyo tawuba yawe ayicuruze, uri kumva, abonemo amafaranga. Tawuba ubwayo si ikibazo, no gukora tawuba mu buryo bw'ubusilamu tuzi uko bigenda. Ariko noneho hari akantu nabonye umuntu yavuze mu kiganiro twari turi kumwe, aravuga ati igikorwa cyakorewe ku karubanda kiba kigomba n'ubundi gukosorerwa ku karubanda. Hari ikibazo nshaka kwibaza, n'undi muntu muri comment, ndabizi ko muri bunyandikire muri comment ukinsubiza, ese yaba ari ayibivuga, yaba ari hadith y'intumwa y'Imana iza kuvuga ati ikintu cyakorewe ku karubanda gikosorerwa ku karubanda? Ibyo ngibyo muze kumfasha mu binyandikire. Abaye atari na hadith, uko nabikora kose ushobora kublamingwa ku giti cyanjye, sibyo? Ntago waza ngo umbwire uti ebana niba utinya Imana, niba bigenda gutya please bikore gutya mu rwego rwo gutinya Imana, ngewe nakoze ibi, umuvandimwe byagendaga gutya. Uri mu kazi, nanjye aho ndi mu kazi, nanjye aho ndi mu kazi, sibyo? Icyo ngicyo turi kugira ngo tucyemeranye. Niba uri mu kazi nanjye ndi mu kazi, nta kindi kintu cyonyine wabirenzaho, urumva? Hanyuma hari ikindi kintu, ubwo no kuvuga ngo icyo ngicyo tukigize, nimara kubona aya nkabona na hadith, cyangwa se hadith itabonetse hakaboneka hadith ko y'intumwa y'Imana ko umuntu wakoreye icyaha cyangwa se wakoreye ikosa ku karubanda agomba kuza agakosorerwa ku karubanda, icyo ngicyo nta kibazo. Mu binyandikire muri comments nzabisoma, abandusha ubumenyi, abambwira ko nta bumenyi mfite, hanyuma mwe mundusha nta kibazo muzabinyandikire nzabisoma. Ku gihe cy'intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, ngo hari umugabo wasambanye, ngo amaze gusambana icyaha kiramukomanga, ngo arangije araza yegera intumwa y'Imana, ngo arangije arayibwira ati intumwa y'Imana nasambanye. Ngo none intumwa y'Imana ibyumvise ngiratungurwa cyane, icyo yakoze yamwimye uburanga, ireba inyuma, irahindukira imutera umugongo, ireba inyuma. Ngo uwo mugabo yabisubiyemo nk'inshuro enye, ngo abwira intumwa y'Imana ngo nasambanye. Intumwa y'Imana imwima uburanga, uri kumva? Ngo abamenyi baranje baravuga bati uwo mugabo yaza kubikora neza yari kujya imbere y'Imana, sibyo? Yari kujya imbere y'Imana akayibwira ati Nyagasani, nshishijwe bugufi n'icyaha nakoze, umutima wanjye uciye bugufi kubw'amakosa nakoze, ariko mu by'ukuri nkwicujijeho kandi nkwicujijeho ntazongera. Abamenyi bakavuga ko yari kubabarirwa cyane kuruta uko yari kuza kubwira intumwa y'Imana. So rero abamenyi bandusha muze kumfasha icyo kintu, mumbwire ati niba icyaha gikorewe ku karubanda kiri bukosorerwa no ku karubanda, kandi ikintu tuba dukeneye ni aya cyangwa se hadisi, kuko nibyo twebwe tugenderaho nk'abasilamu. Ni ibyo ngibyo rero. Noneho ikindi nagombaga kwibaza, njya nicara, ngewe ndi umudamu, ndi umuntu uganira n'abakobwa, uganira n'abadamu, uganira na buri muntu wese bitewe n'ikiduhuje. Ariko nakunze kujya numva igitsina gore kikoma abashehe babaye abashehe babaye abashehe. Muraganira n'umuntu akakubwira turiya ni fake sana, uriya yaranterese, uriya se wapi nta kigenda ki. Ngende kubwira abantu duhuje, ba mama, abakobwa, sibyo?
ugasanga nyine akenshi biri mu magambo yanyu, biri mu kanwa kanyu, kwikoma abashehe. Uriya mushehe namubonye afunze ingundi nimugoroba, uriya mushehe yanzanye arandepoza mu rugo, tumarana iminota 30 muri parikingi. Uriya mushehe ubundi nkeneye ko tugira ngo tuganire kuri iki kintu cy'abashehe. Umushehe yamaze kuba umushehe ahindurirwa ubumuntu, nta nyama n'amaraso aba agifite, nta byiyumviro by'ubumuntu aba agifite, ntaba agitekereza nk'umuntu aba yabaye marayika yamanutse ikagwa ku isi nyuma y'uko amaze kuba umushehe. Hari ikindi kintu kindi kimuvaho usibye kumenya ubumenyi runaka agomba kugusangiza, usibye kuba yavuga ati ibi nibi, hari ibyo nzi, hari n'ibindi gutyo. Ariko hari inyama n'amaraso biba byamuvuyeho. Ese ibyiyumviro bimuvaho? Ese ntaga aba agikora nk'umuntu? Cyo ni ikibazo tugomba kwibaza. Tugomba kwibaza ku biti abantu bablaminga abashehe, bablaminga ngo nabangizi, ni ibiki n'ibiki. Reka icyo kibazo muze kukinsubiza, muze kumfasha munsubize muri comment. Hanyuma nigarukire ku ba mama n'abakobwa bagenzi banjye. Iyo wowe papa wawe akoze uko ashoboye akavuga ati akaguha uruhushya ngo ndi kubwira abakobwa, akakubwira ati jya kwiga idini ku musigiti kandi ujye kwiga kubera Imana, warangiza ukagenda koko nawe mudamu, umugabo akavuga ati ndihangana abana nibashaka bagume bonyine, niba banajya ku ishuri nzagenda mbifatire, wenda n'ibiryo by'aya masaha nzajya nihangana, nzajya n'ibikonje ariko ujye kwiga kubera Imana. Wamara kugera ku musigiti ukagenda, umushehe yakwigisha ukajya urerembura amaso imbere ye, cyangwa se ugasanga uri gukora ibintu biti. Ntago igitsina gore uko twiyize, ntago umuntu ajya kwinjirira atakubonye ko wamuha umwanya, ntago bishoboka. Kuko abagore bose n'abakobwa bose biga idini ntago bose bateretwa n'abashehe, never. Ngiye kubivuga gutyo naba mbeshye, ariko mwebweho mudatinya Imana, mwebweho mushaka kwangiza abigisha bacu, mwebweho mutagira isoni, uraza ukagenda umushehe ukamwigaragariza mu buryo nyine yumva nta kindi yakubona musibye icyubwo bwangiza. Hanyuma ikintu kizakwereka ko ibyo bintu babikora babitekerejeho nuko mu gihe cyose bari kuvugana, bari gupanga, bari mu rukundo, utazigera wumva complaining. Icyo gihe ntashobora no gusiba ishuri. Icyo gihe niba ku musigiti wa Natracom cyangwa kwa Kadafi cyangwa se n'ahandi biga Qur'ani cyangwa se biga idini, uzasanga niba abandi basoza saa 12 bazagera mu rugo saa 1, ukibaza niwe wigisha cyangwa arigishwa, sibyo? Ukabyibaza nabanje guca, ariko ijisho ry'Imana riba ari kureba. Warangiza mwaba muri kumwe ugatanya ntube wamuvuga nabi, isomo ry'uka ryatendinga, ibyo yigishwa bimenya cyane kuko muzi ibyo muhuriyeho. Hanyuma mwamara gutandukana nawe wa mushehe udashobotse, mwamara gutandukana mutagicana uwaka, ukajya kubwira abahisi n'abagenzi ngo uriya mushehe ni indaya. Wese uri iki? Wewe wamwise indaya, wowe uri iki? Icyo kibazo mukinsubiza. Wewe wishe umushehe indaya, wowe uri iki? Umushehe umugore uri serieze, umugore muzima, umugore wubaha umugabo we, umugore utinya Imana koko, umushehe amukura mu bye gute? None se niturangiza tugende tublaminga abashehe, mwega tubihorere? Mwamara kuki ibyo bintu byose, kuki udashobora umushehe adashobora kugutereta ngo nurangiza ugende ubwire mugenzi we? Kuko baba bahari ari benshi ku musigiti, ugende ubwire mugenzi we mubwire uti sasa rero hano nahaje nje kwiga, ariko uriya muvandimwe byarenze kwiga, ndabona biri kuba person, ndabona ari ibintu biri kutwinjiza mu kibi. Hanyuma umubwire uti simureze, ariko noneho genda umufashe areke ibyo bintu, kuko nawe ubwe biramuganisha habi. Hari uwari wagenda ngo atange icyo kintu akivuge? Ninde wari wagenda ngo akivuge? Ariko iyo mumaze gushwana, mwashwanye, ndavuga mwebwe mukundana nabo, ntago mvuga ntago ari buri mugore wese, nta nubwo ari buri mukobwa wese, oya,
ndavuga mwe mukundana nabo, hanyuma nyuma byaba byashwanye akaba aribwo ugenda umuvuga, jya unabyihorera ubigumane kuko ni ibanga ryanyu babiri, sibyo? Jya ubyihorera ubigumane, uvuga uti ibi ni ibyanjye nawe, sibyo? Ntago bigomba gukora iki, kugera ku karubanda. Niba intumwa y'Imana, niba intumwa y'Imana itubuza gutuka inkoko, isake, kubera yuko ibika tukabyuka tugasari, wowe urinde woza kuri social media ukajya gutuka umuntu? Wowe urinde wowe uza ukabwira abantu ngo bavuye mu idini ntago bakiri abasilamu? Wowe urinde? Ese wowe utunganye bingana iki? Ese wowe uri mwiza bingana iki? Aho si uko ugezweho bya none, ariko ejo utazaba ukigezweho nk'uko aburimo kwangiza cyangwa kwangisha abantu nabo bari bagezweho nk'uko wari ugezweho. Ese wowe urinde? Ese wowe ufite garanti ingana iki? Intumwa y'Imana ikatubuza gutuka inkoko. Reba, inkoko ni ikintu gitandukanye n'umuntu nubwo nacyo ari ikiremwa cy'Imana, ariko ikavuga iti ntimugatuke inkoko isake. Muri make ubwo ni inkoko zose, ariko isake iratubyutsa tugasari. Icyo ni igikorwa gikomeye cyane. Hanyuma wowe noneho ukarenga ugatuka ikiremwa cyayo muntu, ukajya hari ukajya kumusebya, ukajya kumwandagaza. Ese birakwiye ko umuntu agafata video y'umuntu uyobora abandi bantu, y'umuntu kwigisha gusara, y'umuntu kwigisha ubumenyi, ugenda ukavuga uti Mana Nyagasani, aha ngeze ni ukubera runaka yabimfashijemo, warangiza wowe ukamufata ukaza ukamushwanyaguriza imbere y'abo bantu ngo ni uko yakoze ikosa? Si umuntu ubwacu tukiri ku isi wanakosa, tukiri ku isi wanakosa, kuko nawe ntubuzi ngo ejo bizagenda bite, urumva? Hanyuma ubundi abantu ugasanga umuntu arakubwiye ngo shanga wowe ngo ibintu ukora ngo cyangwa ibintu wavuze ngo byagukuye mu idini. Ubundi kuva mu idini ku bantu, kuva mu idini ku busilamu bisobanuye iki? Ni ijambo yavuze, ni igikorwa yakoze, ni ibintu. Ubundi turabanza tukibaza utese ubundi iryo dini yavuyemo, niba ari ijambo yavuze rimukura mu idini, wabanje umenya neza ko hari ibintu runaka bishobora kubaho, ukavuga uti uyu muntu ese iri jambo yavuze ntiyaba yarikoreshejwe n'ubusinzi, yanyweye inzoga, cyangwa se hari ibindi bintu byamuvangiye? Ukongera ukamenya ese ntago yaba yahuye n'uburwayi bwo mu mutwe? Ukongera ukibaza ese ntago yaba yahatirijwe, nta mbunda yamufatiwe ku gutwi ku buryo ashobora kuvuga ati ngiye ibi bintu ndabivuze ariko atari we wabishakaga? Ibyo byose ukabanza ukabitohoza ukabimenya, hanyuma ukabona wabwira umuntu uti wowe kubera ibi byo wavuze byagukuye mu idini. Idini ntago ari iry'umuntu ku giti cye, idini mwarigize nk'aho ari iryanyu ku buryo usohoramo umuntu uko ubyumva ukanamukuramo uko ubyumva. No. Nubwo mwaba muri abamenyi bingana gute, ntago idini nta nyiraryo rigira. Idini ni iry'Imana, kandi Imana yacu ni nyirimpuhwe, nyirimbabazi. Umwami wo ku munsi w'imperuka, aho ibintu byose bizajya bigaragara. Ariko ntujye gukuramo umuntu nkaho wagira ngo ni inzira ijya Nyabugogo, umwe arazamuka undi aramanuka, uwo udashaka ari bumanuke, uwo ushaka ari buzamuke. Never, ntago ari uko nguko, sibyo? Ibyo ngibyo rwose tukitondera icyo kintu, tujye tureka kubwira abantu ngo mwavuye mu madini, ngo mwagize ibiki, ngo yawe turekeraho kujya kuri social media ngo twangisha abantu abandi, turekeraho kujya kuri social media ngo tujye gusebanya. Niba izi saha uri umushehe ukaba uri kuvuga mashallah, umwanya wawe Imana yarawuguhaye, ukoreshe neza, sibyo? Reka guharabika abandi. Niba nawe wicaye imbere ya kamera si abashehe gusa, n'abandi bantu muri rusange, reka guharabika abandi, reka kumva ko uwo mwanya Imana yaguhaye ukwiriye kuwukora wangisha abasilamu babayobora, sibyo? Umuntu arajya gusari mu musigiti ugasanga ngo umuntu wagiye ngo gutanga utuba hariya ngo hari abamwemera ngo hari abatamwemera. Ese ibyo bibamariye iki?
ngo kubw'ibyo ngo mu musigiti ngo abantu ngo bari busohoke ngo nta buri intambara. Ibyo se birabamarira iki? Izi saha rero turi abantu rubanda bari kutwota. Niba mutari munabizi, rubanda bari kutwota, Ubusilamu bari kubwota, sibyo? Kubera iki? Kubera za nyungu nahereyeho z'umuntu ku giti cye, ntago ari ukubera Imana. Reka ibyo kubera Imana hari ibyo byirengagiza, ibyo kubera Imana hari ibyo wibuza wowe bwawe. Iyo ari ukubera Imana hari izindi mbaga utarenga, ariko iyo ari ukubera inyungu hari ibyo urenga. Iyo ari ukubera inyungu ntiwibuka ko umuntu ari mugenzi wawe. Iyo ari ukubera inyungu ntiwibuka ko umuntu mwigiye ahantu hamwe uvuga uti twafashe n'umwanya tujyana kwiga, cyangwa se twafashe izi saha nimwangisha abandi nanjye ndi umwe, izina ryanjye ni nk'irye. Iyo ari ukubera inyungu nuko bikorwa, ariko iyo ari ukubera Imana uca ni box, ukamubwira uti nyamara ahantu uri gukosa, ukamubwira ati nyamara se twagusitira dute, se twagufasha gute ko mbona intambara yarose. Umuntu yaje gutanga ubuhamya ko washenye urugo rw'abandi, ese twakora iki? Ese nta buryo twabigenza kugira ngo ibi bintu bigiye kurenga? Ibyo ni byo byo kubera Imana. Ariko kubera inyungu zawe, umwangiza uraza umushyira imbere ya kamera avuge, umugirira nabi uraza umushyira imbere ya kamera avuge. Nimurangiza ngo mubwire abantu ngo nibatinye Imana, namwe nimuyitinye, mukuri ko kuyitinya, mukajye mubeshya abantu. Ariko urumva, umuntu aba yicaye hari ari kureba ibintu byinshi, sibyo? Umuntu yicaye hari ari kureba ibintu byinshi cyane. Hanyuma umuntu mani ibintu birarenze kabisa, ibintu birarenze. Musigaye mufitanye inzangano. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki kweri? Ni ukubera iki umuntu agenda akangisha? Njye icyo kibazo nicyo ndi kwibaza. Kuki umuntu aza akangisha undi abandi? Kuki uri kuza gusebya mugenzi wawe kuri social media? Kuki uri gushaka gukorera amafaranga mu buryo nakwita bwa haramu? Ni iyihe mpamvu? Izi saha igihugu n'Abasilamu bose muri rusange mu Rwanda baratekereje, bafasha umuntu bamushyize hariya, bamushyize hariya ahagarariye Abasilamu mu gihugu. Ntago ari ku murenge, ntago ari mu ntara, ntago ari mu karere, mu gihugu cyose kizima cya miliyoni zingahe. Uri kumva? Turamufashe cyangwa se baramufashe n'abandi, wenda njye nta n'uruhare nabigizemo, baramutoye, bamwise mufti w'u Rwanda, sibyo? Izi saha iyo bavuze ngo mufti w'u Rwanda, ni umuntu umwe uhaguruka, ntago muri bangahe, ni umuntu umwe uhaguruka. Uwo muntu aba akwiriye icyubahiro Imana yamuhaye, ariko kubera za nyungu z'umuntu ku giti cye, za nyungu z'umuntu ku giti cye. Ariko uzi inyungu z'umuntu ku giti, iyi nyungu njye nkeneye inyungu zanjye ku giti cyanjye, icyo nakora ntago mukiza, nakora ibirenze kubera ko nkeneye inyungu. Ugafata uwo mugabo mukuru mu myaka, mukuru nabyita mu cyubahiro, kuko niwe uhagarariye u Rwanda at this time, niwe ukamufata ukagenda ukamushwanyaguriza imbere y'Abasilamu ku ma YouTube channel yanyu, ukamubwira mufti ibi n'ibi, mufti nta kigenda cye, ibintu yakoze nta kigenda, nta kintu aratugezaho, nta ibintu nk'ibyo. Amezi angaha amaze aze akureho ibintu byose, igihe cyose ubuyobozi bwabayeho ibyo bwakoze azabukureho none ahangaha ahita bihindura ako kanya. Ariko iyo ari ukubera Imana, uramanuka ukagenda ukamubwira ati dukora iki kugira ngo Abasilamu babeho neza, dukora iki kugira ngo bigende neza, dukora iki kugira ngo Ubusilamu rwose muyobozi bigende bikanabike, dukora iki? Nakwangira usaba Imana imuhindure, ariko kubw'inyungu zacu ku giti cyacu, kubw'uko dukeneye kuvuga bikarebwa, kubw'uko dukeneye gukora byacitse, kuko dukeneye kuvuga ngo hahiye, abantu bakaza bakareba, ntago mugitinya gufata umuntu nk'uriya w'icyubahiro ngo muze mu mushwanyagurize ku mbuga zanyu.
umuntu azavuga ati ibintu abasilamu turagowe, ese abasilamu inyungu zacu ni izihe, ese ubu ngubu ko kujya hijab byahenze, ese ubu ngubu tuzabigenza dute, nyine se byagenda bite? Ese aho ngaho bivugiye niho bari bugukemurire? None se muri aba bantu uri kubibwira uwo mufti arimo? Uri shuwa kari bunabirebe? Ibyo ni byo bita umuntu inyungu ze ku giti cye, ariko atari ugutinya Imana. Warangiza ukaza ukamufata ukamucagagura imbere y'abantu, ukavuga amabi ye, ukavuga uburyo adashoboye. Erega iyo uvuze uburyo adashoboye ni nkaho uba ugaragaje yuko yaba bamutoye byaba muri rusange nta kintu bakoze, nta kintu bakoze. Ejo bundi namubonye ari kumwe n'ikipe ye yindi, bari i Musanze, bari i Rubavu, bari kugenda begera abasilamu bababaza ngo ni ibiki nyine bijya mbere, dukora iki, bigende gute. Ntabwo nigeze mbona umuntu aza ngo abivuge, avuga ati mashallah mufti yagiye mu byaro, yagiye yigishije, yagiye yakoze ibiki. Ibyo bintu byose tuvuga uti cyakoze ni ukuri alhamdulillah. Hanyuma wenda hasigaye dutangire dukomparinga, tuvuga ati se mufti w'ubu na mufti wavuyeho n'uwamubanjirije, ese dukomparinze ninde mwiza? Ese hari uwundi wigeze aza ngo yegera abantu abasange mu byaro, abantu abasilamu babaza ati imisigiti niba hari aho byangiritse bigende gutya? Nta ibintu nk'ibyo. Naba yakosheje, rega yanakosheje n'umuntu mumwegera, afite n'intuza ni step by step. Bwira wowe ubasha kugeraho ugezeho, nawe abwira ubasha kumugeraho, gutyo kugeza ubwo bimugezeho amenye ikibazo abasilamu bafite. Ariko kuza kumutukira hano kuri social media nta kintu bizamara. Ni ibintu bizajya biza episode, ariko bidafite nureba neza. Igihe cyose abantu bose bagiye batukanira hano ku mbuga nkoranyambaga, muzambabare mumbwira ati abantu bavuze kuri iki kintu kirangije kirakemuka kubera ko cyavugiwe hano. Nta kindi bizana usibye umwuka mubi, nta kindi usibye kuvuga ngo turema agatsiko kamwe kabaka ngaka akandi kabaka. Urumva, tuvuge tuti twebwe twemera ibi, abandi bemera ibi, kandi mu by'ukuri ngo turi abasilamu dukurikira Imana n'intumwa yayo, niyo nta bindi. Igitabo twese twiga ni kimwe, ntaho bihuriye. Ntibavuga ngo iki gihugu gifite icyacyo, ikindi gifite icyacyo, n'ururimi n'urumwe icyo gitabo kirimo. Ariko uburyo mubisobanura, uburyo tubikora biri gutuma abasilamu bacikamo kabiri. Kubera iki? Inyungu zacu ku giti cyacu, inyungu zacu ku giti cyacu. Ese ubundi kugira reka ubundi muzahitemo, muzavuga ati ubundi ariko ubundi mufti mwiza yaba ndi, tumwitoremo umwiza yaba ndi, aho kugira ngo muze musebye mugende musebanya ku social media. Muzavuga ati twika twitorera uwo dushaka, aduturukemo tumutore. Sibyo? Aha ngaha agenda kuvuga nk'umuntu ibintu biba byababaje, nk'umuntu abantu muri comment baba banditse ibintu bidafite aho bihuriye, umuntu akaza akakubwira ngo nguriya ni umwingi ya dini. Kuba umwingi ya dini bikwiriye kuba byaba igisebo? Cyangwa nk'umusilamu yakabaye ari proud yanjye avuga ati mashallah ni umwingi ya dini, ariko kuva yarigeramo ntaratandikira. Nibyo byakabaye bituma uba proud yanjye. Kwinjira idini ntago ntekeza ko byatakabaye igisebo. Kwinjira idini nta kibazo na kimwe kibirimo rwose, habe namba. Nta kibazo na kimwe kibirimo, habe namba. Wakabaye uri proud yanjye, wakabaye uvuga uti mashallah. Sibyo? Hakoho kugira ngo ubingaragariza nkaho wagira ngo ni igisebo. Ni igisebo se koko? So tugiye kuvuga ibintu twatinda, tugiye kuvuga ibintu twajya mu byahe n'ibyahe. Njyewe hariho n'undi muntu nabonye muri comment, ibintu byose mbivuze bitewe na comment nabonye. Ibi bintu byose mbivuze bitewe n'ama comment mwashyize ku biganiro byanjye. Naragiye ndicara
ngiye comment zanjye ndazisoma, soma imwe ku yindi, soma imwe ku yindi mu biganiro bitewe n'ibiganiro byabaye. Imwe ku yindi niyo yatumye ntunganya tuno tuntu, nkavuga nti reka nicare ntunganye utuntu tutari twinshi ariko ngende mbarabure. Ndabarabuye rero ibyo bintu byanyu, ariko ni ibiki? Ni ibiki bimeze bite? Kimwe mushaka ariko kwigira beza, mwiza kari Nyagasani wenyine. Ngo umwiza mu bantu numeze ute? Mwiza mu bantu nurinda ururimi rwe akarinda niki? Mwiza mu bantu n'ufite icyo amariye abandi. Umwiza mu bantu ntago ari usenya abandi. Mwiza mu bantu ntago ari ufata mugenzi we yaguye ngo aho kugira ngo amwegura mu byutse narangiza ahubwo amucisha imodoka hejuru. Mwiza mu bantu n'ufite ururimi rwiza n'ubwira abantu bagasobanukirwa. Uri kumva? Rero tugiye kuvuga ibintu twatinda reka ndekera aho. Mu by'ukuri ibyo navuze babyumvikanye. Impamvu nari nsobanuye kuri ibyo bya comment nuko hari umuntu nabonye wanditse ngo abo ngabo baba baratumwe. You guys, nta muntu wantumye kuko ntawe umpemba. Njye nta muntu ntunze, untunze arahari. Nta muntu ntunze, nta numpemba ku kwezi ngo avuga ati njyewe uyu mukobwa ndamuhemba, rero kubw'ibyo agomba kugeza akamvugira akagira ibiki. Nta nubwo kwicara hano bisaba ibintu birenze ku buryo umuntu yatinya kuhicara ngo asubize uwamubajije. Ahubwo jye ibintu navuze ni ibintu nasomye muri ibintu navuze ubu ngubu ni ibintu nasomye muri comment zanjye. Nimunampa n'izindi comment nzaza n'ubundi nongere nzivugeho. Njyewe ntago ndi umumenyi, ntago nizi dini nk'irya abayobozi bacu, ariko jye ndi umuntu ndatekereza bike nzi. Inshallah nzagenda nongeraho gake gake kugeza ubwo nzagira ubumenyi. Ariko mu gihe ntari nabumenya burenze, njye ndi kuvuga ubwacu nk'abanyarwanda b'abasilamu. Aho kugira ngo ushyire mugenzi wawe hanze, aho kugira ngo ngo hasohotse ngo video ngo y'umushehe ngo ari kuvugana n'umukobwa, niba ari umukobwa niba ari umudamu, ukabona urabyishimiye kandi uwo mushehe yigeze kwigisha urishima, yigeze ibintu byose ukajya ku musigiti ukishima kubera ko wakoze iki yakwigishije. Ariko izi saha uri sha please munsharinge muyimpe nanjye nawe bayiguha ukayiha undi. Nawe umunsi uzaba umwe yawe ijye hanze, nyamara natwe tuzayakayakana. Urumva? Umuntu yatanze ikiganiro, umushehe yasenye urugo, musharinge, mwereke bariya, munabereke, mubwire n'abandi bose baze muze murebe. Nawe one day biza hari ukuntu bizagenda ukabona n'iki ntayinya. Usibye ko Imana iba ikitubikiriye, ikiduhishiye ibyacu twese bigiye hanze. Uri kumva? Hariho n'uwo batanywaho amazi, ariko kuko Imana yacu ari nyirimpuhwe nyirimbabazi, iradutwikira ikaduhisha, twarangiza tugatambuka twemye. Nyamara hari amabi tuba tuvuyemo, tugatambuka twemye. Hari undi muntu twagiye gucira urubanza, tugatambuka twemye. Hari abandi twababaje, tugatambuka twemye tubizi neza ko turi gukora amafuta. Tugatambuka twemye, inda iri kutuyobora, inyungu ziri kutuyobora. So nibyo n'ibindi muzambwira, n'ibindi muzanyandikira muri no comment, n'ibindi muzankorera, trust me nzaza mbivugeho. Kandi rwose ibyo ni ibyanjye ku giti cyanjye, ni ibitekerezo byanjye bidakuraho iby'abandi, ni ibitekerezo bya Sara bidafite undi muntu bikuyeho ibye. Ibintu nimubigire personal, ntimubigire uyu we yateye aturuka he. Nicaye kuri Sara Mutoni Show, ni YouTube channel yanjye ngomba gukoreraho ibyo nshatse.
nta muntu navuze izina, nta muntu na mentioninze, ngiye ndi kwivugira twese muri rusange nk'abasilamu twikubita agashyi, Imana iduhe umugisha. Ndabakunda cyane. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.